Bavandimwe tubana kuri uru rubuga turagusuje cyane tukwifuriza amahoro y'Imana. Tugiye kongera kuganira ku magambo meza agaragara mu gitabo cyitwa Imibereho ya Enoki. Reka dutegere amatwi. Uwiteka duhe imyumvire myiza. Isezerano rya kera ni ubutumwa bwiza bwagaragarizwaga mu bishushanyo no mu bicucu nk'uko biri ku isezerano rishya igihe bugaragara mu mbaraga ifunguwe. Ntabwo isezerano rishya rigaragaza iyobokamana rishya. Isezerano rya kera ntabwo ari iyobokamana rigomba gusimburwa n'irishya. Ikisezerano rishya ari cyo gusa ni ukujya mbere kw'ibyavuzwe kera no gufunguka kwabyo. Abeli yari umwizera muri Kristo kandi mu kuri yakijijwe n'imbaraga ye nk'uko byagenze kuri Petero na Pawulo. Enoki yari uhagarariye Kristo nk'uko byari biri kuri Yohana ukundwa. Iyo Mana yagendanye na Enoki niyo Mana n'umukiza wacu Yesu Kristo. Uwo yari umucyo w'isi nk'uko ari ubu ngubu. Muvandimwe, aya magambo aratwereka ko nta tandukaniro, nta kintu gikwiriye gutuma dutandukanya isezerano rya kera n'isezerano rishya. Nta kintu gikwiriye gutuma ngo ririya ryari irya kera ngo ryarasimbuye n'iri rishyashya. Mwiyumviye ko isezerano rya kera ni ubutumwa bwiza bwagaragarizwaga mu bishushanyo no mu bicucucucu, naho isezerano rishya bikaba bigaragara mu mbaraga ifunguwe. Muri make bimwe byari ibisobanuro bizaba, none isezerano rishya bikaba ibyasobanurwaga noneho bishyizwe mu bibaye. Ntabwo isezerano rishya rigaragaza iyobokamana rishya. Nanone kandi ntabwo isezerano rya kera naryo risobanura iyobokamana rya kera rishaje rigomba gusimburwa. Oya, ikisezerano rishya rishaka kuvuga ni uko ari ukujya mbere cyangwa se kugaragara kw'ibyavuzwe kera bikagaragara mu mwuzuro wabyo. Batubwiye bati muri iki cyigisho twabonyemo ko Abeli yari umwizera muri Kristo, nk'uko Pawulo nawe yari umwizera muri Kristo, nk'uko Petero nawe yari umwizera muri Kristo. Abo bose kwizera kwabo guhurijwe hamwe. Enoki yari uhagarariye Kristo, na Yohana ukundwa nawe ahagarariye Kristo. Iyo Mana yagendanye na Enoki ni nayo Mana n'umukiza wacu Yesu Kristo, ari nayo yagendanye na Yohana ukundwa. Kandi umucyo wo mu isezerano rya kera ni wo mucyo wo mu isezerano rishya. Uwiteka duhe kubyumva ku rugero rushyitse, Umwuka Wera arushaho kubitwumvisha, kandi bitume turushaho guha agaciro ijambo ry'Imana, kugira ngo igihe turisoma twere kugira ikintu na kimwe dutesha agaciro. N'icyo twaba tutabashije gusobanukirwa, dusabe Umwuka Wera kugira ngo adusobanurire, ariko ntitugiteshe agaciro na gatoya. Niyo twahura n'ababwiriza cyangwa abigisha batandukanye bagenda babitesha agaciro, twirinde gufata ibyo batubwiye, ahubwo tujye mu masengesho dusabe Imana kugira ngo Imana ibidusobanurire. Nta kabuza Imana izabisobanura mu buryo busobanutse, maze ukudasobanukirwa cyangwa se gushidikanya kwari kubayeho kweyurwe rwose, maze ibintu bisigare byumvikana neza. Uwiteka duhana umugisha. Kadusenga Imana. Murakoze Mwami Imana ubwira ijambo ryiza ritambutse. Isezerano rya kera n'isezerano rishya byose bifite agaciro kamwe. Byose bisobanura Kristo. Byose bisobanura ugucungurwa k'umuntu. Byose bisobanura icyo ugendereye kuri mwene muntu. Reka duhe kubisobanukirwa, nta kintu na kimwe dufasha ngo tugikuremo, kandi igihe tutagize ibyo dusobanukirwa, Umwuka Wera arushaho kudusobanurira. Tubisabye twizeye mu izina ry'Umucunguzi Yesu Kristo. Amen.